akakwita amazina atunganye, birashoboka ko umuntu akureba akakubona nk'ubwa busambanyi bwa mbere, birashoboka ko umuntu akubona akakwita wa mujura kuko yari azi ko uri umujura, ariko twateraniye ahera hera. Uwiteka niwe wabishatse, n'uyu munsi ubishaka, n'uyu munota wakwemera ukihana Uwiteka akaguhindurira izina, aracyari ku ngoma kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Umurongo wa 14 haravuga ngo nuko aramubaza ati uzageza he isimbe ryawe, mbese waretse vino yawe? Hari ukuntu dushinja abantu ibyaha tutazi ibibarimo, tutazi ibibamotiva, tugapfa kuvuga gutya gusa kubera ko tugomba kuvuga, ariko tuzajya twitondera amagambo tuvuga kugira ngo Uwiteka aduhe umugisha. Hari aho bivuga mu mubwiriza ngo tuzajye tugira amagambo make. Umukristo wese agomba kugira amagambo make, yaba mu bibi cyangwa ibyiza, kugira ngo ubashe kwikontorora, kugira ngo ubashe kumenya aho ushyira ibirenge. Umurongo wa 15 aravuga ngo Hana aramusubiza ati ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukekere yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Uyu mudamu kuri yarababaye cyane, ndibaza ko nubwo ntazi ubuzima bwanyu, ariko twese ntabwo tunezerewe, twese ntabwo twishimye, kuko dufite icyo dusaba Uwiteka, dufite ikitubabaje, ariko ntitubibwire Uwiteka arabisubiza byose, nuko aracyari ku ngoma kandi ashobora byose. Ku murongo wa 17 baravuga ngo maze aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Tuzajya tuba abakristo bakwiriye. Uyu Eli yari umutambyi w'Imana, natwe uko turi aha ngaha turi abatambyi b'Imana, kuko turavugira Imana, turaririmbira Imana kandi turumvira Imana. Ese hari igihe kigeze kigera ubwire mugenzi wawe ngo genda amahoro, Uwiteka yumve ugusaba kwawe, Uwiteka aguhe ibyo wifuza? Ibyo bintu ntabwo akenshi bikunda kubaho kubera ko turikunda cyane, ariko Uwiteka yaduhinduriye amazina. Tuzajya twifuriza abandi ibyiza, umugisha, ibintu byinshi cyane byiza bituruka ku Mana, kugira ngo Uwiteka aduhe amahoro kandi aduhe n'umugisha. Umurongo wa 18 haravuga ngo Hana aramusubiza ati umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he bihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Inshuti z'Imana, abavandimwe, twahinduriwe amazina. Ntabwo tuzongera kugenda turi abajura, ntabwo tuzongera kugenda turakaye, ntabwo tuzongera kugenda dufunze amasura, kuko Uwiteka tugize neza, kandi turi neza tuzajya tubigendera, ariko tubigendere neza twubaha Imana. Umurongo wa 19 aravuga ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Uwiteka arakwibuka ukuri kose, ibibazo ufite byose Uwiteka yarabisubije. Nubwo hari igihe tuvuga tuti se bizaza ryari, icyo gisubizo kizaza ryari, ariko Uwiteka yarabisubije. Izere gusa, ubishikamire, wumve ko Uwiteka yabikoze. Hari umuririmbyi yigeze kuvuga ngo abwira Uwiteka, avuga ati nubwo ntakubonesha amaso, nzi neza yuko unkunda. Nubwo ntashobora kugukoraho, ariko ndabizi neza yuko nzi. Uwiteka aratuzi, aradusobanukiwe, tumwizere kandi twihangane, azabisohoza byose. Umurongo wa 20 aravuga ngo igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Amasezerano yacu ari hafi, ntabwo azatinda, azasohora. Igihe bizafata icyo ari cyo cyose, ihangane muri Yesu, Uwiteka azabikora byose. Umurongo wa 21 aravuga ngo maze uwo mugabo Elukana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Uyu mugabo yagize neza kuko yibutse ko
hari umuhigo yari yarahigiye Uwiteka. Uwiteka yaramwibutse amuha ibikwiriye, nawe arishima kandi aranezererwa, yumva ko agomba gufata mu butunzi bwe agaha Uwiteka bimwe mu byo yamuhaye kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 22 aravuga ngo ariko Hana ntiyajyayo, abwira umugabo we ati sinzajyayo umwana ataracuka, ariko namara gucuka nzamujyana kumumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose. Birashoboka ko utarabakwiye gukora ibyo ugomba gukora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, ubifatire umwanya kugira ngo uzabikore igihe gikwiriye, kugira ngo uzabikore Uwiteka gushime. Umurongo wa 23 aravuga ngo umugabo we Elukana aramubwira ati kora icyo ushaka, ugume aha kugeza ubwo uzamucutsa, icyakora Uwiteka nakomeze ijambo rye. Ngo nuko umugore aguma aho yonsa umwana we kugeza aho yamucukirije. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino, amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yari akiri muto. Uyu mudamu yari intwari cyane, uyu mudamu yari afite umwuka wera, uyu mudamu yari ahagaze mu mbaraga z'umwuka. Ntabwo byoroshye, ndibaza nuko ntarabyara, ntabwo ushobora gufata umwana wanjye ngo mujyane mu Uwiteka, muhabire Uwiteka, hahari ntazongera no kumubona ukundi. Ariko uyu mudamu byose yarabyemera, avuga ati n'umuhigo nari narahize kandi ngomba kuwuhigura. N'umwana umwe bavuga ahangaha yari afite, ariko byose yarabyemera abikora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Uwiteka hari igihe ajya atubwira ati bana banjye mwasabye akazi ndakabahaye, ugasanga gutanga icya 10 ni ibintu bigoranye. Uragenda ugakuramo mu mafaranga wenda nk'igihumbi, ugakuramo n'inoti ya 50, nabyo ari ibibazo, nabyo bigoranye, kandi ukirengagiza ko Uwiteka ari we waguhaye ako kazi. Wararize ijoro n'amanywa Uwiteka aguha akazi, ariko tuzajya tugerageza duhigure imihigo kugira ngo Uwiteka duhe byinshi, duhigure imihigo kugira ngo Uwiteka tugirire neza. Ku murongo wa 24 ngo amaze kumucutsa ngo aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu vino, amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yari akiri muto. Iri jambo risubiyemo cyane kubera ko ahangaha ni ahantu hasa nkaho narahatinze cyane. Ndavuga ngo uyu mwana ndibaza ko yari afite nk'imyaka 3 niko navuga, yarakiri muto cyane, ariko uyu mudamu arabyemera, byose arabikora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ubu ni ubutwari, izi ni imbaraga, ntabwo uzi ukuntu nabivuga, ariko Uwiteka yaguhaye, araguha ku buryo nawe ubwawe ugera ukavuga uti nanjye ibyo nzatunga byose ndibaza ko ntazagira ubwoba bwo kumuha mu byo mfite. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Umurongo wa 25 aravuga ngo nuko babirikira impfizi bazanira Eli umwana. Ngo uwo mugore aravuga ati Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, ninjye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka, ngo uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro, kuko hari ibyo tumusaba akabiduha, ariko warenzaho kuko ari Imana igira ubuntu yuzuye urukundo, akaguha n'ibindi tutigeze tunasaba, nyamara bidufitiye akamaro mu buzima bwacu. Umurongo wa 28 aravuga ngo nicyo gitumye mutuma Uwiteka azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Iri sezerano ryasohoye, umugore arishima. Uyu mudamu yahinduriwe izina, yari ingumba, none wasigaye yitwa umubyeyi. Yari ingumba, none wasigaye afite ibyishimo n'umunezero. Icyubahiro n'icy'Uwiteka. Nkaba nifuje ko twasoma muri Zaburi ya 27 umurongo wa 1 kugera ku wa 6.
Zaburi ya 27 kuva ku murongo wa mbere kugera wa gatandatu, umutwe w'ijambo aravuga ngo Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampimisha umushyitsi? Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, nibo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa, ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera. Umutima wanjye ntuzatinya, ngo naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni uko mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe, kuko umunsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azashyira hejuru ampagarikiye ku gitare, ngo n'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru n'abanzi banjye bangose. Ntambire igitambo by'ibyishimo mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Iyi Zaburi yaranshimishije cyane, kuko iratubwira ngo ntidutinye, ntitugire ubwoba, tugomba gushikama. Twahinduriwe amazina, ubu dusigaye twitwa abera, twari abanyabyaha, twari inkozi z'ibibi, nta nubwo twari dukwiye kubabarirwa, ariko Uwiteka ibyo byose yarabikoze, atanga umwana we Yesu Kristo kugira ngo atubambirwe ku musaraba, kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Hano haravuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Nta muntu ugomba gutinya, nta muntu ugomba kugutera ubwoba. Mu bibazo byawe ugomba gupfukama ugasenga, ukabwira Uwiteka ngo ndahari. Mubyeyi nkunda, nawe yumva, kubera ko nanjye nakubereye umwana, nawe mbere umubyeyi. Uwiteka azabikora byose. Mu murongo wa kabiri avuga ngo ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, nibo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Uwiteka yagukuriyeho bya bibi byose byakubuzaga gutambuka, ya mibabaro yose yayikuyeho, ka gahinda yagakuyeho. Ubu ngubu usigaye uri umwana wayo, nawe yemeye kukubera umubyeyi. Ndibaza ko icyo Uwiteka yifuza nuko twamubera abana bakwiriye, twamubera ingabo, natwe akatubera indi. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Nashaka gusoza kugira ngo dusome muri Yohana 14 ku murongo wa 13. Yohana 14 ku murongo wa 13, umutwe w'ijambo aravuga ngo Yesu ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo. Yesu ni byose turamufite. Yesu ntabwo nzi irindi zina namuha. Yesu ni Yesu. Uwiteka azahora yitwa Uwiteka. Ayo mazina ntateze kuzahinduka, kuko ibyo akora birateye ubwoba, ndetse n'imirimo yakoresheje intoki ze ziratangaje. Aho nifuza ko dusoma ni Yohana 14 ku murongo wa 13. Haravuga ngo kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora.